turabasuhuje kandi twongeye kubaha yambo abantu mudukurikira muri ahantu hatandukanye nk'ibisanzwe ni isoko y'imigisha TV. Isoko y'imigisha TV ushobora kureba aho ngaho mu nguni ugakanda inzogera. Hari abantu bavuga ngo nakanze inzogera ngo reka nongere nkanda akabakwiye subscribe akongera akayishyiraho. No, kandi urebe ko wakoze subscribe ubundi witurize, urabusigaje ku sharing ibitekerezo utubwire uko I hope you are doing well aho uri hose. Twebwe turi isoko y'imigisha nk'ibisanzwe. Reka yongere adusuhuze. Pastor, amakuru yawe? Meza, ndashima Yesu Kristo. Meze neza? Mwami mwiza arandinze cyane. Nanjye siko meze neza cyane rwose. Nta kibazo na kimwe. Reka tutangire rero dusengera then dukomeze n'ikiganiro. Karibu rwose. Turagushimira Mwami Imana yacu, turagushimira umubyeyi mwiza gitare cy'isumwa n'amahanga, turagushimira Imana ikomeye, Imana yo kwizerwa, urera cyane urakiranuka, umuntu ubwo ari imbabazi zawe kuri twebwe Data wera. Ongera twishimire, ongera turebe neza, ongera tureba n'amaso y'imbabazi. Tugiye kuganira Nyagasani Imana, kandi ibyo tuganira nibyubaka ubwami bwawe. Reka Mwuka wera tubeho kandi atuyobore cyane Nyagasani Imana, yaba njyewe, yaba Bonere umunyamakuru, yaba umuja uri kuri kamera, twese tuyoborwe nawe Nyagasani Imana. Mwuka wera akomeze kutwereka, Mwuka wera akomeze kutubaho no kudukomeza, kandi umuntu wese Nyagasani Imana uzategera amatwi ikiganiro azumvemo imbaraga zawe, azumvemo kugira neza kwawe Yesu Kristo, kandi bizagira icyo bimumarira mu buryo bw'umwuka. Ubugingo bwe Nyagasani Imana buzahimburwe nawe. Urakoze ngaho, utangirira natwe, usozanye natwe, mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo tubyambaje. Amina. Amen. Haleluya. Pastor. Amina. Makuru meza. Meza cyane. Kubona igihe wihishe. Andahari. Ndashima Imana, ndi mu murimo wa Yesu. Yego. Cyane. Kazi ni kenshi ariko ndahari rwose, ntabwo ndi kure cyane. Bo Pastor, hari abantu bamaze igihe umuntu yaratwandikira atubwira ngo tuzamubwire ku nzoga. Ubundi Pastor, inzoga ni iki? Koko inzoga ni iki? Bino n'umukobanyi. Kobanyi. Ibiri kavuga ngo abashukwa nazo ntibagira ubwenge. Oya se kandi. Niyo nzoga. Inzoga ni vino, n'umukobanyi, abashukwa nayo ntabwo bagira ubwenge. Ibintu utarahishurirwa cyangwa utaramenya ku nzoga tugiye kugarukaho muri iki kiganiro. Ni inzoga turavugaho gusa. Gusa yonyine? Gusa. Ndakurahiye. Pastor, abantu benshi baravuga ngo ubundi mbere na mbere inzoga nyine, inzoga ni ibyo kunywa, nta magambo, ni ibyundi. Inzoga ni iki? Bibiri bivuga ibiki? Inzoga ni igisindisha, ariko ni icyo kunywa. Inzoga ziri ubwoko bwinshi, ariko ni icyo kunywa. Njye niko mbizi. Nonese ko mu mwuka hari aho ugera bakavuga ko inzoga zishobora kuba amagambo. Ubwo nibyo cyangwa biravugwa, ariko simbizi nibyo cyangwa ntabwo ari? Ntabwo byanditswe muri Bibiliya. Ariko nyine ariko amayerekwa nyine, iyo bavuga ko umuntu arose anywa inzoga aba ari amagambo agiye guhura nayo. Cyangwa se inzoga iyo ari yose, yaba ubushera, n'ubushera nabyo niko bavuga, n'indi nzoga yaba byeri cyangwa se kigage, byose bavuga nyine ko bishushanya amagambo, kandi amagambo atari meza. Hanyuma kenshi inzoga n'itabi biragendana. Ubwo itabi ryo naryo ni uko nguko. Ibyo ni amagambo. Uba ugiye kuvuga cyangwa uba ugiye kuvuga? Wavugwa, wazavuga, byose ukwiriye kugira gute. Wagize igiherekwa, wasenga Imana kugira ngo izabikurinde. Ari ukuvugwa byose biravunana, ari ukuvuga byo biri bibi kurushaho. Biravunana ko umuntu avuga ibyo yiboneye, ariko nyine bigira ingaruka. Hari amagambo wavuga akaza kugira ingaruka, nubwo utagira wenda ingaruka zo mu buryo bw'umubiri, ariko mu buryo bw'umwuka agira ingaruka, cyangwa se muri sosiyete hakabamo ingaruka, abantu ntibakwizere kubera amagambo wavuze.
uramutse winywera inzoga bihuriye he n'agakiza? agakiza abantu bavuga ngo umuntu utanywa inzoga umuntu ngo w'umusinzi nta juru afite, bihuriye he no kumva umwanya akaba adafite akaba? ibi twabivuzeho gatoya igihe twaganiraga cyane ku nyigisho z'ubuntu, ariko wenda twakongera tukabivugaho. agakiza ni Yesu, inzoga ni inzoga. agakiza ni ukwemera Yesu akaba umuyobozi wawe w'iteka ryose. ni ukubwira Yesu ndakwemereye, njye ni umunyantege nkeya, unyobora ibihe byawe byose. ukemera ko uri umunyantege nkeya, ukemera ko uri umunyabyaha, ukabyatura ukabyihana, hanyuma ukababarirwa, ukijijwe. hanyuma se inzoga zakuboza ijuru? inzoga ntabwo, nta muntu n'umwishe zabujije ijuru, nta n'uwe nzi cyane ko abakera baranazinywaga bagasinda. turebye nka Loti, abakobwa be baramusindishije, baramuteretse, aryamana n'umukobwa we wa mbere, aryamana n'umukobwa we wa kabiri. niho havuye ubwoko bw'Abamori n'Abamoni, bavuye burya ku bakobwa ba Loti, niho bakomoka. bavuye ku bakobwa babiri ba Loti, kuko Bibiliya tubwira ngo bamaze kuva mu Isodomu na Gomora, babonye ari inshike batazabasha kubona abagabo babarongora ngo bororoke. umukuru agira inama murumuna we ati rero reka dutereke data inzoga, amwe namara kunywa inzoga aryamane natwe, aryamane nanjye, ejo tuzongera tumusindishe nawe aryamane nawe, kugira ngo natwe twe kuba inshike, tuzagire gute, tuzagire abadukomokaho. nibo bakomotse Abamoni n'Abamori. ese pastor, umuntu aramutse anywa inzoga kandi yizera Kristo nk'umwami n'umukiza we, uwo muntu afite ubugingo cyangwa ntabwo afite? ariko tukiri aho ngaho, reka tubanze twumve ikibi cy'inzoga. natekereza kugira ngo umubyeyi aryamane n'abana be kubera ko bamuturutse inzoga. Bibiliya tubwira ngo ntabwo yamenye icyo yakoze, ntabwo yamenye ko yaryamye cyangwa se ko yabyutse, ntabwo yamenye ibyabaye muri iryo joro ryose, ntabwo yamenye ko abakobwa be bagize gute, bamuteretse inzoga agasinda. urumva icyo ni ikibi cya mbere, wakora icyaha kandi utazi ko ari n'icyaha wakoze kubera ko wanyoye inzoga ugasinda. yewe niho bivuga ngo ni umukobanyi, umuntu ushukwa nazo ntabwo agira ubwenge. bariya abana bamubereye abashukanyi, ariko ashukwa n'inzoga. inzoga ziramuryohera, arakomeza aranywa, arasinda, akora ibiteye isoni, aryamana n'abana be. hanyuma noneho rero ikindi kibazo wenda kubaza ngaho kimbaze twumve. ndi kukubaza, umuntu aramutse anywa inzoga yizera ko Kristo nk'umwami n'umukiza we, afite ubugingo cyangwa ntabwo? ubushize twabiganiriyeho, ndetse ko tutabitinzeho, ariko hanyuma dusaranye abantu ko tuzaba hari ahantu bimera nk'umuco. hari igihe idini ry'ahantu, icyo bita eglise locale, ijyana n'umuco w'aho hantu, kandi mu by'ukuri basanga imyizerere ihuye n'umuco. reka dufate nk'urugero, nk'itorero ry'i Korinto, hari ibyo Pawulo yabigishaga, akababwira ati ntimuzakore ibi ngibi, ariko ugasanga bijyanye n'umuco. yabwiraga abagore ngo ntimukavugira amateraniro, mukazajya muvugira amateraniro, mujya mugera mu rugo, mujye mugira gute, mubaza abagabo banyu, muvugana n'abagabo banyu, basobanurira ibyabereye mu materaniro, mukazajya mubariza mu ruhame mu materaniro. Uburyo ibyo ngibyo byajyanye n'umuco w'ab'i Korinto, si byo? ntabwo bashaka ko abagore basakuza amateraniro cyangwa se bagaragara nk'icyanutsi, oya, ntabwo babishakaga. umuco w'ab'i Korinto ntabwo babishakaga. ibyo rero ni ibintu byihariye by'i Korinto. buriya ugiye nk'umuco w'abazungu cyangwa se w'abanyamerika n'i Burayi n'ahandi hose, ushobora gusanga umupasiteri yipfumuje amatwi kandi akajya imbere y'abana akabwiriza,
ugasanga yambaye ipantaro y'iki ya deshire y'ikoboyi kandi akajya imbere y'abantu akabwiriza kandi abantu bagafashwa, nta n'icyaha kirimo imbere y'Imana. Ariko ibyo bijyanye n'umuco wo muri Amerika. Ntabwo Imana ntabwo ibyo ngibyo ntacyo biyibwiye. Kubona umuntu wari kubwiriza yambaye deshire, ibyo nta Imana ibibwiye. Imana ireba umutima w'umuntu, urumva. Ariko umuco w'Abanyafurika hari ibintu tutemera n'ibintu tutemerana nabyo, ariko wenda uko bizajya bigenda abantu bagira iterambere, bizajya bigenda abantu bagira gute, bagira imyumvire. Urumva nko muri ADPR abaririmbyi bajya ku gatute bambaye ipantaro y'abakobwa. No mu matorero yacu asanzwe nta muntu wajya ku gatute yambaye ipantaro ari umugore. Ariko buriya ntabwo iwawe byahari, ntabwo byaba ari byiza, usibye kutanamubuza. Ntabwo namubuza, ariko yambwiye akangisha inama, namubwira ngo ibyiza nuko azaza wambaye ibindi bitari ipantaro, sibyo? Kuko umuco wacu nyine hari abantu bareba ku bintu bitandukanye. Rero mu muco wacu nk'Abanyarwanda, nk'Abanyafurika, kunywa inzoga ni ikibazo. Ariko ugiye nyine muri iyo mice y'abazungu, Abanyamerika n'ab'i Burayi, nk'uko bemererwa kwambara deshire, bakemererwa kwambara amaherena kandi ntibacire urubanza, nyanywa agacupa kamwe ntacyaba, ariko ntabwo anywa ngo asinde, nta n'ikibazo. Mu nsengero nyinshi z'i Burayi cyangwa se muri Amerika usanga bagira gute, basenga bari no guteka, agacumika icyayi hariya, akagira gute, akanywa icyayi, agakomeza agakurikirana umwigisha, abantu bagakaramya, abandi bari gucomeka icyayi bakinywera. Ariko no mu Rwanda ntabwo ibyo ngibyo babikora mu rusengero, ntabwo byabaho. Rero hari n'ibindi tugomba kudakora kubera yuko hari iby'umuco wacu utatwemerera gukora. Ubwo abantu bazanye agakiza babwiriza Abanyarwanda cyangwa se Afurika muri rusange, yego, agakiza ntihaba harabayeho interpretation itari neza? Ntabwo ari ibyo batwigisha, akaba n'ibyo batatwigishije. Nk'abarokore wenda tuvuge agakiza k'abarokore muri ADPR kavuye muri Suwede, sibyo? Ariko ntabwo ari batubwiye ngo tujye twitega ibitambaro cyangwa se tugire gute, ntabwo ari babitubwiye. Ahubwo byatewe n'aho itorero ryatangiriye, sibyo? Niba ryaratangiriye iyo ngiyo mu cyaro, icyo cyatumye abantu bagira gute, biga gutega ibitambaro. Ariko ntabwo Abasuwedo aribo baje bavuga ngo mujye mutega iki ibitambaro. Baraje batwigisha Yesu, batwigisha kwiga Bibiliya, batwigisha Imana, ariko indi mico yose ni iyacu twagize gute, twizaniye. Mbese ubwo ibyo bintu usengera muri ADPR bakakubwira tugomba kuba yiteze, reka tureke wenda kuvuga ku madini, aho ariho hose ukavuga ngo cyangwa amatorero runaka tuyamenyesha, umuntu akaba yasengera bakakubwira ngo wowe ukabyara, turashaka kuzaza ukaza utiteze, abandi biteze, icyo gihe cyangwa nabi. Ngiye kuvuga ijambo mvuge nk'uko Pawulo yavugaga. Hari aho Pawulo yavugaga akajya inama akavuga ati ibi ngibi ntabwo mbivuze nk'umuntu ubibwiwe n'Imana, ahubwo ni ibyanjye bwite. Ngiye kuvuga nanjye ibyanjye bwite, ntabwo mvuga ibyo mbwiwe n'Imana. Uko ngiye mbyumva, imyumvire yanjye ni uko uwo muntu aba akoze icyaha, ko ntabwo aba yumviye abayobozi be. Niba uri mu itorero ukavuga ngo kora gutya, ukumva ntabwo ubishaka, bive mu by'ahandi amatorero yose Imana irayemera. Ariko niba uri kunze kuri bamwe, reka kurigandira, ukore ibyo rigutegeka. Reka tugaruke kuri topic yacu. Yego. Mu Rwanda haje umuntu uwo ari we wese, yego, agashinga itorero akavuga ati inzoga ziremewe, ariko bafite indi mico nk'iy'abakristo nyine basanzwe, apana wenda nk'akuriya nk'abapadiri bameze, apana kuba nk'abapadiri cyangwa n'abandi katolika y'inzoga barazemera, n'abayehova simbizi abayehova barazemera, banywa gake gake ko rwose simbizi, urabizi. Abayehova
barazemera ngenda bizamuha gake. Ubwo hari batazemera watwandikira muri komenti ukatubwira. Ababizi bazadushyira muri komenti batubwire. Agashinga itorero avuga ati twizera nka Kristo n'umwami n'umukiza wacu, ariko dusoma gake, inzoga ziremewe. Ikintu kitemewe ni ukunywa ugasinda, nutukubona mu ruhame wasinze tuzaguhagarika. Bakavuga ati uzajya ukanywera mu rugo uryamye. Pastor ibintu urabyumva? Nkanjye Krizo kamubwire ukuntu mbyumva, ko turanabihuza n'ijambo ry'Imana. turabihuza n'ijambo ry'Imana. Yego. Ntabwo uyu muntu twamwita ko yayobye cyangwa se yaguye. Urumva aje akabivuga ngo njyewe ntabwo umuntu unyoye inzoga nta cyamubaraho, hari n'ikibazo mufiteho. Uzabishaka azajye yinywera, uzabishaka azabyihorere, ariko icyangombwa ni uko munywa gakeya. Tumwe resi wa mugani wa Minisante. Urumva uyu muntu ntabwo namutera amabuye ngo yakoze icyaha, nta n'icyaha namubaraho. Urumva nta kibazo cyaba kirimo na gitoya, kubera yuko n'ubundi akabishyira muri reglement d'ordre intérieur z'itorero rye, ibyo byaba bimureba, nta rubanza namucira, nta n'ikibazo yaba afite. Urumva ariko ikibazo ni kimwe, ni uko iyo wemereye umuntu gukingura cyangwa se ukinguriye umuntu agera muri salo akajya no mu byumba byose. Urumva akajya no mu byumba atemerewe kujyamo. Icyo gihe nabemera ngo mujye munywa gakeya, amenye ko hari igihe bazaza banasinze, ibyo azaba abyiteguye. Oya nyine yashyiraho ordre akavuga ati nta muntu wemerewe kunywera mu ruhame, nta n'umuntu wemerewe gusinda. Uwo tuzafata yasinze tuzahita tumuhagarika. Ni ukunywera mu rugo nabwo byaba byiza, mu rugo nyine bikaba ibintu nyine biri class byubashye ku buryo nta muntu umenya uko bimeze. Mu by'ukuri uwo muntu nyine yaba afite uyoherezo wamwumva, byaba ari byo. Ariko njye ari nk'umuntu wangishije inama. Oya twe turi ko kandi reka mvuge ntango n'urwo rugero, ari nk'umuntu wangishije inama, ntabwo ari ibyo ntugiye gukora, ntacyo byari bitwaye, ariko nakugira inama yuko atari byiza wabyihorera. Ese mu by'ukuri yabagushije itorero? Yabagushije itorero? Buriya hari ibintu tuzi nk'abashumba, ushobora no kuvuga ngo iki si icyaha, ariko ntugende kubishyira muri public. Urumva cyane cyane kuko hari ikintu tuba turi, ariko reka tujye no mu ijambo ry'Imana. Nubwo Bibiliya itavuga ko kunywa inzoga ari icyaha, ariko twibuke abanaziri Imana yatoranyaga, ba Samusoni n'abandi. Mu bintu yababuzaga, umuntu witwa umunaziri wese yamubuzaga kugira ute kunywa ku gisindisha, gusomaho. Ariko we ko umukristo ataba n'umunaziri. Buriya ikintu abakristo bakwiriye kumenya, nicyo gituma hajya habaho na gahunda yo kwiyiriza ubusa. Burya umuntu kwiyiriza ubusa ni ukumenyera kugira ibyo yigomwa n'ibyo yibuza. Kuko hari igihe umukristo yagera muri ka itari mwemerera kugira gute kurya. Burya abahanga bavuga yuko umuntu ushobora kwiyiriza ubusa ushobora no gutegeka umubiri we ntukore n'icyaha cy'ubusambanyi. Kuko kwiyiriza ubusa bigira izindi mbaraga zikomeye cyane, sibyo? Abahanga bwo mu mirire banavuga ko umuntu aba agomba kugira umunsi umwe mu cyumweru wo kutarya. Yego. Niyo waba utanasenze. Nubwo waba utanasenze, ariko ukagira umunsi wo kuvuga ngo uyu munsi byo kurya ndabyihoreye. Hari n'umuntu uzana ako kantu kagenda. Buriya gutegeka umubiri ni kimwe mu butwari bw'umukristo, mu mbaraga umukristo akwiriye kugira gute kuba afite. Buriya
buriya nko kuri ujya uvuga ngo njye sinshobora kurya urusenda ziriya nazo ni izindi mbaraga n'ubutwari bundi ndabivuze nyine none se ko ari kumeze buriya n'ubundi ntabwo kurya urusenda ari icyaha ariko uvuze ngo njye sinzigera ndya urusenda ubwo ni ubutwari hari n'ikindi kintu kindi wabasha kugira gute wabasha kunesha kuko ari cyo wibuza kandi abantu benshi bagira gute bakunda burya umukristo mwiza naho kunywa inzoga bitaba ari icyaha ni umukristo mwiza akwiriye kugira gute kubuza umubiri we kunywa inzoga kuko dufate ko turi kujya muri conclusion nta kibazo byaterwa nuko biteguye ariko njye numvaga tugifite ibintu byinshi byo kuvuga kuri twajyamo turacyabicemera yego ntabwo twari twabijyamo turacyabicemera basta ni byiza ko umuntu w'umukristo ureba umuntu wasinze ukamucira urubanza ukavuga turiya muntu w'igisinzi nta bugingo ntaki buriya guca urubanza byo uretse n'umusinzi n'umusambanyi n'indayi yibera mu bagabo kuva ku itariki ya mbere kugeza ku itariki ya 30 nta muntu ukwiriye kumucira urubanza cyangwa mu bagore nta muntu ukwiriye kumucira urubanza sibyo uriya ni umuntu umunyantege nkeya kuko nawe utajya mu nzoga utajya no mu buraya hari ikindi kintu cyakunaniye kubeshya wenda byarakunaniye wari ubeshya wisanga wibeshye uri umunyeshari kureka ishari byarakunaniye nta muntu n'umwe ukwiriye gucira undi urubanza buriya ngo ntabwo azabona ubugingo ngo burya ngo mu byaha ngo ishyari ngo nibyo bikomeye no kurusha no gusambana cyane ko aricyo cyakwiye Rusufero mu ijuru akamanuka akajya hasi akaba satani ese burya ni ishyari ni ishyari no kwishyira hejuru nyamuneka twumva ishyari nyamuneka yitunga Imana rero ko yabigenza ntiyagize ishyari yuko Imana yaremye umuntu atari kumwe nawe urumva akavuga ati Imana rwose ibintu yakoze iryo ni ishyari rikomeye kumva yuko yakabaye byanze bikunze ari mu cyicaro cy'Imana kandi Imana ikora ibyo ishaka sibyo ikora ibyo ishaka ni ishyari rero icya kabiri ni ukwishyira hejuru ni ukwishyira hejuru hanyuma ikindi wenda tutari twajya kuraho abahanga bavuga yuko uramutse unyweye inzoga ukanywa akantu gatoya bifite uruhare rwiza mu mubiri nizirinda kugira umwijima cyangwa umuzima abasiyantifike niko babivuga nyuma ugasanga umuntu ntanyweye inzoga umwaka umwe kugera mu myaka 40 ibyo bintu ntabwo ubona byakangiza n'umubiri w'umuntu kubera atanywa inzoga kuko abasiyantifike bavuga ko alcohol ikenewe alcohol irakenewe mu mubiri ariko reka nkubwire alcohol ikenewe mu mubiri no mu buryo turya irimo ntabwo iri mu nzoga gusa iri mu nzoga wenda hari ibindi bintu yatera mu mubiri ariko alcohol ikenewe mu mubiri nyirizina no byo kurya turya irimo irahagije kandi mu by'ukuri nta kibazo umuntu yagira yiri ibyo kurya gusa akanywa n'amazi byaba binahagije nubwo utashyiraho n'amata n'ibindi ukarya ibyo kurya ukanywa n'amazi wabaho kandi ukabaho neza alcohol ikenewe mu mubiri mu birayi irimo mu byo kurya bindi irimo rwose mu ndimu mu mbuto zindi turayifite yego ntabwo iri mu nzoga gusa ko numva ari ibintu uri kugenda nta kintu nyine wumva waduhisha arega abantu bashaka gushyigikira inzoga uri kuvuga nk'abashumba abantu bashaka gushyigikira inzoga ntabwo babura icyo bavuga cyiza cyayo ariko se wenda kandi ntabwo n'ubundi kirahari cyiza cyayo tutagiye kunywa inzoga ni icyaha cyangwa si icyaha oya kunywa inzoga ntabwo ari icyaha gusinda nicyo cyaha sibyo ariko hari ibintu Petero na ko Pawulo yigeze abwira Timoteyo amubwira ijambo ritari ryiza uzajya unywa gakeya kubw'inda yakunaniye ariko tekereza umuntu kuvuga ngo unywa gakeya kubera ko inda yagize gute yakunaniye urumva umuntu akavuga ati njye nananiwe kureka inyama n'urugero
umuntu akavuga ati kubera inda yawe uzakomeze wirira inyama ariko ntabwo inyama ari nziza, ni urugero ntanze. Ejo batazavuga ngo nabuje abantu kurya inyama, ni urugero nitangiye, sibyo? Rero ntabwo kunywa inzoga ntabwo ari icyaha, ariko kugira ngo umuntu yirinde no kuzakora icyo cyaha cyo kuzasinda, nako gake yakihorera, sibyo? Njye nagiye kwa muganga barambwira ngo ntuzagabanye urusenda kubera ko wabonaga ariko nshobora kugira wenda ikibazo cy'igifu. Bwongeraga bazi mu gifu. Nuko noneho rero ndangije ngenda ndavuga ntabwo nzarugabanya, ahubwo nzarureka. Ndi kumva ko rushobora kuntera ikibazo, ndarugabanyiriza iki? Sinaruretse. Nararukundaga pe, ariko mfashe icyemezo ndavuga ngo ndaruretse. Urumva umuntu ni gute umuntu atafata icyemezo ngo ayireke burundu kugira ngo anywe gakeya? Ubundi akora gake ko nta kiki wakihoreye. Ese pastor wenda according to you zarwara rimwe kandi nyine kuri wowe, yego, kuri wowe kuri wowe inzoga umuntu aje yanyweye mu itorero ryawe, yego, ariko ukabimenya ukabishirirwa ukabibona ko yanyweye, ariko nyine ukabibona mu mwuka nawe yanyweye akantu gake karahura, akakubwira ati pastor, ukamubaza akakubwira ati nanyweye gake ariko kubikontorora ntabwo narenza karahura. Uwo muntu wamuhagarika cyangwa wamuhagarika? Mu itorero ntabwo namuhagarika. Aje akambwira ati njye nanyweye gakeya, umwuka yabimishije ko yanyweye akayoga gakeya. Namusanga amubwira nti urumva wanyweye ku kayoga, nawe akabikubwira, nawe akabinyibwira ati rwose nakanyoye kandi sinzakareka. Ambwiye ngo ntabwo azakareka, ambwira nti rwose nta kibazo, komezanya n'akayoga kawe, ariko nk'uko nabivuze ubushize, icyo ntakora ni ukumwizera ngo muhe imirimo mu itorero. Ariko nko muri korali yakiririmba, muri korali ntabwo yaririmba rwose pe. Nabwira abaririmbyi, nabwira perezida wa korali, nabwira muri muntu ntabwo ari umwizerwa kubera ko ajya yihengeka agasoma ku kayoga, ariko ari umukristo usanzwe namureka tukabana, akajya aza no ku igaburo ryera, urumva umwuka wera akazakora imirimo muri we, ariko imirimo yo mu itorero ntabwo yayikora pe. Uko niko kuri kwanjye. Ese ko uriya muntu araza kujyamo aho gake? Ntabwo azabikora, ndabizi. Ntabwo azabikora, aba yivugira ariko ntabwo yabikora. Pastor, rero hari ikindi kintu bagereranya, ngo umuntu kuba yarya cyane akarya nk'ibiri 10 by'ibirayi, nyine agahaga pe hano umuntu yenda kubastinga n'umusinzi, abo bantu barabagereranya mu mwuka. Ese ibyo bintu nibyo ngo umwe basi yari ibyo bisagutse, aba yaguye ivutu se, n'undi yanyweye ugomba kunyobwa n'abandi. Kunywa ivutu ntabwo ari byiza, sibyo? Kunywa ivutu ntabwo ari byiza. Sinzi icyo biri bivugaho, niba ari icyaha cyangwa se niba atari icyaha, ariko ntabwo ari byiza pe. Kunywa ivutu ntabwo ari byiza, kurya ukarenza ntabwo ari ibintu byiza. Ntekereza ko n'Imana itabikunda. Urumva birakwiye ko umuntu ikintu cyose agikorera mu rugero, akarya mu rugero. Ubundi kurya umuntu arya kugira ngo abeho, ntabwo umuntu arya ngo agwe ivutu, sibyo? Kuko uriye ku rugero wabaho kandi ukabaho neza. Kurya byinshi rero ukagwa ivutu ntacyo byaba bimaze, nta nubwo byanezeza Imana, nta n'umumaro bifite ku mubiri w'umuntu. Rero wigeranyije n'inzoga ntacyo, ntabwo, nta makosa aba arimo, byaba ari ukuri. Byaba ari ukuri. Ubwo bwose ni abasinzi, ntabwo twakwita abasinzi kuko ibyo kurya ntacyo byagutwara. Wananirwa kugira icyo ukora wenda ukaryama gusa, cyangwa se hari n'abarya barangiza bakihaga bakabigarura. Bakihaga bakabigarura kugira ngo woroherwe. Bakiyaga bakagaragara n'abanywi b'inzoga benshi barabikora burya. Abanywi b'inzoga benshi nawe baramwa yasinda akihaga, yatangira kumva atangiye gusinda inzoga zayo nyinshi, akiyaga akiyaga akazigarura kugira ngo akomeze anywe inzoga. N'umuntu urya rero byamara kwa akomeza arye
nta cyiza kibirimo. hanyuma se pasiteri ubwo fayinari dusanze kunywa inzoga ari ukubireka gukomeza umuntu akaba yanywaho gake. Conseil d'ami, inama ngiye nagira abantu babishoboye nibareka inzoga, abatabishoboye basenga Imana izabibashoboze, kuko nta cyiza cy'inzoga ni ukuri. Ni ntabwo nagira impamvu nuko Bibiliya aho biriya yose mu bitabo byose bya Bibiliya ntabwo byanditse ko umunywa inzoga ari umunyacyaha, ahubwo byanditswe ko kunywa ukarenza ugasinda ari icyaha. Gushukwa n'inzoga ni ubwenge bukeya, ariko ku bwanjye numva byaba byiza yuko umuntu yareka inzoga akazireka burundu, ikirahuri kimwe akakiyorera, kuko nta cyiza cyazo. nakubajije ikibazo mubaze mu bundi buryo. nimba umusinzi, nimba umuntu anywa ikirahure kimwe akaba atasinda, akaba abikorera mu ibanga, yizera Kristo kuko nk'umwami w'umukiza we, uwo muntu afite ubugingo cyangwa ntabwo afite? Arabufite. None se ko abufite ukaba utamanje? None se Imana yampaye uburenganzira, yarambwiye ngo ngugize marayika w'itorero runaka, urumva ngomba kubayoboresha ineza n'urukundo, urumva, ariko nkayoborwa na Mwuka Wera. Ariko uzi yuko hari ibyaha bitanditswe muri Bibiliya, Mwuka Wera yakubuza ikintu wagikora kikakubera icyaha wowe wenyine bonere, sibyo? Uzi ko bonere Imana ikubwiye ngo uyu munsi ntujye Gasanze, ugahatiriza ukajyayo, yakubera icyaha? Cyane rwose. Ngewe hari n'umuntu nk'ubu Imana ishobora no kukubwira ngo ntunywe amazi, kuko ushobora kunywa amazi nk'uno munsi ukaba warwara impyiko, ibona nyine ufite amazi menshi mu mubiri, ugahita unywa amazi, iyo mwanya aba ari icyaha, wanafata. Rero nanjye ibyo uvuze ndabyizera, ariko se izo reka wenda tugane ku murongo. Ni iki gisabwa kugira ngo abayobozi b'amadini n'amatorero bajye bagaragaza dokitrine ko ari dokitrine bareka kuzihuza n'ibyaha? Ubwo icyo ni cyo cyangwa abantu bakwiye kumenya, bakabwiza abantu kuri akavuga ngo ni dokitrine, ariko nababwira ngo ni icyaha, sibyo? Urumva nicyo cyari cyiza, ariko ibyo navuga dokitrine yishe ntekereza ko ubukoze icyaha. Ngewe Imana yanjye naba nyikoreye icyaha, dokitrine z'itorero ziri, urumva, ngewe nzishe naba nkoze icyaha, kubera yuko nshyiraho dokitrine z'itorero nyobora nayobowe na Mwuka Wera. Wewe niba nyuranyije nazo ni ukuvuga ngo nkoze icyaha byanze bikunze. Nta kintu nakora ntasenze Imana. Niba nasenze rero Umwuka Wera yanyoboye ngo kora ibi. Niba nshyizeho amabwiriza y'itorero nyobora, hanyuma nkagenda aho nkayica, nzaba nkoze icyaha. N'abakristo bakayica singira icyo batwara, ntabwo nzaba ngize gute, nzaba nkoze icyaha mu by'ukuri, ntabwo bizaba ari byiza. Ubwo ni ukuvuga ngo muri make umwanzuro twafata, amatorero n'amadini ntibigishe dokitrine cyari cyo, kuko kunywa inzoga, kuba wenda abantu bamwe na bamwe batazinywa abandi bakaba bazinywa, bitewe ni dokitrine y'itorero, hashobora kuba icyaha cyangwa ahandi ntihabe icyaha. Cyane rwose pe, bakwiye kwigisha dokitrine z'itorero, n'utazikurikije kandi ntibamucire iteka, bamucira urubanza. Impamvu mbikubajije, abantu baranabiza abantu, kuko umuntu asengera ahantu mu nzoga nta juru afite, ntabwo akijijwe, akaba ari cyo cyonyine ureberaho ntabwo kumubwira. Ntubashe gutandukanya dokitrine n'icyaha icyaha n'agakiza. Muri ino minota dutandukanyiriza agakiza icyo ari cyo
na doctrine. Agakiza, doctrine n'icyaha, kugira ngo abantu babimenye batazongera kugenda bavuga iki n'ibiki, cyangwa ngo natwe twarabayobeje bamere nk'abandi bavuga ngo hari inyigisho ngo z'ubuntu ngo zateye ngo mujye mwikorera ibyaha. uvuze ibintu bitatu. Yesu yarabirangije. urumva uvuze agakiza, uvuga doctrine, uvuga n'icyaha. Agakiza, doctrine, icyaha. njye nahera ku cyaha. Icyaha ni ukutamenya Yesu. nta n'umuntu ukwiriye kujya kwigisha umuntu ngo reka kunywa inzoga, reka gusambana. Icyaha ni ukutamenya Yesu. urumva ukwiriye kugenda ugasobanurira umuntu Yesu uwo ari, kuko mu by'ukuri ntabwo nta muntu n'umwe udakora icyaha, ariko Yesu muri wowe, impamvu kutamenya Yesu aricyo cyaha gikomeye. Yesu muri wowe agenda akora umurimo muri wowe ruto na ruto kugeza ubwo azaguhindura umwizerwa cyangwa azaguhindura umuntu muzima. Ushatse kuvuga ko ushobora kuba mu itorero ukora ibyaha ariko umwizera uri mu rugendo rwo guhinduka. none ntabwo uzi ko umwizeye utabarwaho icyaha. wizeye Yesu Kristo, ukizera amaraso ya Yesu Kristo, ukizera umusaraba wa Yesu, uzi ko utabarwaho icyaha. Imana iyo ikurebye ntabwo ikureba nka boneri, ikureba mu maraso ya Yesu Kristo, akakwita umukiranutsi. Icyaha rero ni ukutizera Yesu, ni ukutizera amaraso ya Yesu Kristo, ni ukutizera umusaraba wa Yesu. Icyo ni cyo cyaha rukumbi. Ariko iyo umwizeye Yesu Kristo akaba muri wowe, mugakomezanya urugendo, agenda guhindura buhoro 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 kugeza ubwo azakugeza ku rwego yifuza. Sibyo? Icyaha ni kimwe, ni ukutizera Kristo nk'umwami, ni ukutizera umwami n'umukiza, nicyo cyaha. Sibyo? Hanyuma doctrine cyo kiraho tukigeza kuri doctrine zo zatuma utajya mu ijuru. Doctrine ntabwo zakubuza ijuru, ntabwo zakubuza ijuru. Doctrine rwose n'izidini ntabwo zakubuza ijuru, ntabwo zakubuza ijuru. kugira ngo abantu tujye tubigira. Doctrine ntabwo zibuza umuntu ijuru. Umuntu umwe wanareba ikiganiro ahita akuramo kwizera Kristo nk'umwami n'umukiza. Yego. Doctrine ntabwo zibuza umuntu ijuru. Doctrine zituma utaba umwizerwa aho warirwa, ariko ntabwo zakubuza ijuru. Sibyo? hanyuma doctrine zishyirwaho n'abantu, ariko agakiza gaturuka ku Uwiteka. Doctrine zishyirwaho n'abantu bitewe n'ibitekerezo yabo n'imyumvire yabo, nuko bashaka kuyobora idini cyangwa se kuyobora undi muryango ari wo wose. hanyuma noneho rero icya mbere bavuze harya ni iki? Ni agakiza. Icyaha twagisobanuriye. Agakiza rero ni ka kandi nyine kuba ukijijwe mu kwizera umwami wacu Yesu Kristo nk'umwami wawe n'umukiza wawe. Buriya Yesu Kristo tugomba kumwizeramo ibintu bitatu: yuko yapfuye ku bw'ibyaha byacu, icya kabiri yuko yazutse agatsinda urupfu, icya gatatu ni uko azagaruka kutujyana mu bwami bwo mu ijuru. Ibyo bintu bitatu iyo ubyizeye rero uba ukijijwe, ubundi wakira agakiza. Kiba gisigaye ni rwa rugendo rwo guhinduka umunsi ku wundi, umunsi ku wundi. Yego, nibyo. Pastor, urakoze cyane, turasoje. Yego. Hari ikindi kintu mva warenzaho mbere yuko dusenga? Ikintu narenzaho rero ni uko nifuza yuko mu cyifuzo cyanjye abantu bajya bigisha neza, bakabwira abantu Yesu, bakabwira abantu iby'agakiza, kurusha kubabwira ibindi bintu bijyanye n'inyungu zabo. Nk'ubwo nyine hari igihe abantu bashyira abantu b'igitutu cyangwa se iterabwoba, bakumvisha ko ibyo bita doctrine bishobora gutuma umuntu atagira ubugingo, atabona ubugingo, cyangwa se hari n'abantu bigisha yuko wenda umuntu adatanze ibya 10 atazajya mu ijuru. Sibyo? Ntabwo icya 10 ari inzira ijya mu ijuru, ntabwo ari umuyoboro tujyana mu ijuru. Umuyoboro n'umwe ni Yesu Kristo, niwe wonyine ubasha kutugeza mu bwami bwo mu ijuru. Hanyuma Yesu Kristo niwe udutera kugira gute? Gutanga ibyo byose, gukora iyo mirimo yose. Wishuriwe ukabishurirwa n'ubuntu bw'Imana, wasanga bigukwiriye ukagira gute ukabitanga, kandi ukabikorana umutima ukunze, kandi ukabikorana urukundo rwo gukunda Imana. Kandi ubundi ibyo bintu iyo ubikoze
udashaka kugura ubugingo ahubwo ukabikora ushima Imana yagukoreye ibyiza, ikaguha agakiza, ikaguha n'ibyo byose, bigira umumaro, bikagira n'agaciro imbere y'Imana n'imbere y'abantu. Abantu rero bajye bigisha abantu neza kugira ngo batazacirwaho iteka. Nicyo nakwifuriza abantu bose bigisha, nicyo nakwifuriza abashumba bose bayobora amatorero, imikumbi tuyobora, dukwiriye kuyobora neza kugira ngo icyo Imana yaduhamagariye cyo gusa na Kristo tubashe kukigeraho. Cya kabiri, tube abigishwa ba Yesu. Tube abigishwa ba Yesu, niwo mugambi Imana ifite, nuko twese tuba abigishwa ba Yesu. Abigishwa ba Yesu tukamwigiraho, tugakora ibyo Yesu ashaka gukora. Kandi ntitwigire gute abantu bashaka gukoresha imbaraga zabo kugira ngo bagire gute, bagere ku bugingo, ariko izo mbaraga ntizikora, nta nubwo zigera zikora n'umunsi n'umwe. Abantu rero mureke kwigisha abantu gushaka Yesu no gukora ibyo Imana ishaka, ariko twigana Kristo, duhanze amaso umusaraba. Imana yo mu ijuru aho umugisha kandi habwa icyubahiro muri byose, amen. Twasenga dusoza, hanyuma wowe kuri iki kiganiro gisangiza abandi, nyamuneka. Ubu ni ubutumwa bugera kure cyane, bahabwa umugisha n'Imana kubwo gusangiza abantu iki kiganiro, ndetse n'ibitekerezo, subscribe, ibyo bintu byose nyamuneka mudufashe kugira ngo ubutumwa bugere kure cyane kuri bose. Pastor rero wadusengera dusoza ikiganiro. God bless. Turagushimiye Kristo, umwami mwiza w'amahoro, Imana igira neza, Imana ikomeye, Imana ifite imbaraga, Imana ifite ubushobozi, Imana ifite ubutware no gukomera. Ndagusabye cyane ngo icyubahiro gikomeze kuba icyawe Data. Tubere byose, tubere Imana, tubere igisubizo, tujye gukora ibyo ushaka, tujye kuba abanyembaraga, tubere Nyagasani Imana Data wa twese uri mu ijuru, ukwigana no gukora ibyo wakoraga n'ibyo twifuzaho. Amahoro yawe aganze muri twebwe Yesu. Tumenze gusengera umuntu wese uzumva kino kiganiro, kandi turasabira umugisha umuntu wese uzagisharinga akacyohereza abandi bantu kugira ngo ubutumwa bubashe kugera ku bantu benshi batandukanye. Urakoze kuko uzabikora neza. Umugisha abo dufatanye umurimo bose Mana, mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Ubuntu bwawe n'imbabazi zawe bikomeze kuba kuri twebwe twese, uyu munsi n'iteka ryose, amen.